nibo bataramenya ikimaze bakiraho ruwaje ayita yanjama ya device nde mama we John Cena icyamamare muri wrestling cyakagarutsemo John Cena uyikanze mu wambonye se John Cena injira John Cena yamuzanye yahise agatwara agapfunyi k'abahagurutse baje guhiga ahita nimanukira mbese bite filime yahuriyemo ibyamamare sobanurwa n'ikindi cyamamare hano hantu hagiye kugurumana mbese bite kiri kigabo rebe mbonye si Jacob mbonye Jacob ninde uriya si Jacob tubonye Jacob ninde agarutse yitwa Jacob bimeze bite kongano tururi avuze imbere mayire ebyiri ngo hari ikiro gishobora kubambutsa umupaka iyo wambutse umupaka igisirikare cy'ikindi gihugu ntabwo cyakurasaho cyaba kiri kurasa mu kindi gihugu cy'abandi imodoka yakurikiye hano ariko ko hagurumanye bimeze bite mani mujye mucunga muri miruwari zanyu muri za televiseri zabo njye nabonaga ari ikiraro kumbe ni akagozi bitaga ikiraro akagozi mwana kandagira umuriro nagwagara ni icyamamare n'umuraperi mwiza cyane mwita Ruda Chris kandagira umuriro agarutse nka Teji muvuduko nakubwira ngo udafite umuvuduko hano mwana kandagira umuriro mfite umuvuduko hano urasigara cyacitse umwana yambutse Teji fire abakiri mu gihugu cy'abandi baracyabarasa kashugujugu iki ni igisirikare cy'iki gihugu baje bose ushake abasirikare ntabwo bari kuva ku bintu bacyambuka umupaka na igisirikare cy'abandi cyakurasa uri mu kindi gihugu cyaba gishoje intambara ku kindi gihugu bimeze bite mwana konguyu uyu mugabo agarutse yitwa Jacob muri John Cena amazina nyakuri